ariko buriya mu byukuri ubu ndi kwicaza cyatumye ngura n'umusivile nkawe ugiye kugura n'umusivile hanje ko nawe tuza guhinduza n'iki cyabaye kibazo none se ushaka kugira ngo umurimo wanjye uheze man ariko ibyo uri kumbwira ndi kubyumva ndabyemera sibyo ugiye mu kazi ariko ntabwo uri wenyine ufite abana hari nabo nabahinduriza nese ubu kigenda isanga he kuwa kangahe kumbwira ngo nje mu kazi ntabwo ari wowe umpangira akazi ntabwo nawe nkuramo ibyo nyine ndi kubyumva ariko ubu ngubu nta mwanya mfite kandi nawe ugiye mu kazi rubana hari harese namuhindura umuntu w'umugabo kwiki rubana namuhindurira ariko buriya kunderega kwawe uzi ko amafaranga yanjye wayazira sindi gwakana ko ntakugurishije nakwandikiye nagusinyi abagabo barasinye ikindi kirangaho kirezangaho nigi ko nakubomora wa muginga rero nawe ibintu ukubizanamo n'ibintu by'imbunda kaje nta haramane nguteye pumba besire fani haramane nguteye koko wagifukawe weho nakwandikiye mudugudu ntiyasi ndavuze ngo musa hano murapema munsi besire je umva nkubwire rero sibyo uyu munsi turi kuwa mbere reka none nzaguhinduriza kuwa gatanu nzaba nkiri inose nyine n'ubudahari mini ukubwira wareba na wa mushiti wawe inkoraho mushiti wanjye sinindi cyangwa se ukabwira na rubana na kadomoro nabo batukajana kuri komine bakaduhindurira kigwari cy'igicucu icyambere nuko je nabasinyira nkabandi cyangwa kuba umusivile ni indwara mbi wa mubyeyi we nje nikubwira nje kumva rwose niyo waje no kundega nibi nkabisobanura mu buyobozi rwose bavuga ko nta kosa na rimwe mfite rwose nawe utebitekerezaho kabiri uranzengereje karyungu uranzengereje urampombeje s'il vous plaît icyangombwa mose nakigwa soho kibikiye ko ariko menya ngo ubutaka butakwanditswe ntabwo buba ari ubwawe ibyo ndabizi nanjye nabandi kuvuga nti twabigira kuwa gatanu tukayihinduza ni waba udahari nkajana rubanda gushaka n'undi muntu wo mu muryango tukajana tukabahindurira nk'abasinyira cyaritse ibyo byisho bimeze nk'iby'ikijyogoryo ko kuki mukunda ibyiza mukennye ni ukubera iki kwe muri abafandi ko nta kindi kintu narenzaho nanjye ko nta nagutsinda wawe kwihambira wewe uze ngo umpaye kwa kangahe kuwa gatanu nushaka uzanazinduka kare mu gitondo niba telefone ndi mu kazi bakambwira ngo ntabwo wabahindurije uri kunyumva neza nzaba nabahindurije zasaba ikindi kibari nzakubomora rwose ibyo nkubwiye byo ni ukuri pe kuwa gatanu bashaka bazaza barahare hano bose gika muto turagenda nzanabategera yemwe arangwa kirahenereza nk'agahene k'izuba yego mubyeyi tawa murakoze ababyeyi nuko ari abafane nawe reka nguru gutwaje aragukuye ubu ngubu nzijije ikiko abantu mukabura ko abantu bazi kurengana ibyangombwa nari muhaye byose aje kungura amatwi umuntu w'umugabo bankura amatwi mu rugo rwanje ndi bufana nabwo ntabwo bari byiza ariko nanjye kubyo ushaka nabigenza yo shaka nabona umwaje kumuhinduza akiri karota shaka da hano ga uzika umudugudu gose abantu bari kweza ngo nihe bakoresheje ubuko biri guhumura biri guhumura none ahubwo banda ubwo muceri wagutemesheje ubwo muceri se ubwo muceri suzi ko ari Pakistan aguze mu Pakistan kadomo aguze agasozi na tete wajana kinyama ubwo kandi nyawo wakumvise ibi bijye ruba byigiye kubitera ibi byose ari no kujya dusezera mama neza no mama naje kwa nijoro mwana yazo gapfa kumuceri njye nasinzi nazo kugira umuceri twakuye ngizaje kugura ku muhanda ngiye kumuceri cyangwa ati ngora umunagenda arata kiza rifana bazana n'umuceri hanze ni ubujye kwa kadomo nta ibintu by'ubufana atari sawa nirese ahubwo ruba ukwezi kose tugiye kujya umuceri ukwezi kose oyo yavuze ngo rozana paste short Mwiriwe yego amakuru kisesha komere mazutese komere fani mazutese ni sawa urakomeye iri gucamo uziko muri kwigenzagenza mu mudugudu mufite n'ibikoresho bimeze bite jumanfu
Bo. Umeze uteze? Bo ni sawa nanjye nanje kubyukira muri raporo ubu najya ku kagari twajya mu bintu nyine byo gukusanya uburyo abantu bari gutanga mitiweli mu mudugudu tubigeze ku kagari. Ahubwo nahenze ko ndanyura ni wawe bahungu baho ndabura batangira mitiweli. Jewe cyangwa se rubanda se ngahe nuza. Twebwe dufite rama. Pare nibagiwe. Okay. Bo. Yewe, muri mutuzindukiye. Nagushakaga mani. Natubwira ndakibazo ariko. Natubwira ndakibazo. Ibyo ndi bukubwira uri ubyemere. Byategwa na process dushaka inzira zoro binyuzamo. Usitumbiye umuvande utuye mu mudugudu gwacu karishema. Ariko nta gucigamwa. Yose. Narangije ke. Ndazaka njye sigayibera na kuno mudugudu. Uri mudugudu. Aya butarurire nawe. Banza ari kumukina urabona tumaze iminsi mu butumwa bw'akazi. Ino ikoresho kidatoga. Ndiye ngifate kidatoga. Ziko ushaka gukora kungwe uri kuyita imondo man. Ntabwo ibikoresho biba bibemerewe. Buri njye sigaye kuno mudugudu nuza kazi mbiri namukuyeho. Yewe data we ushobokanaga n'abakansiri damwe bari abasinzi. Bo ndagerageza angashira bunashize irondo ry'umugari rikomeye rigomba kubanjungira kugira ngo baguhe umudugudu kuyobora uri umusore byagenze gutemwa. Iyo basaza bari abakamanutsi bavuze barahebye arvati muri kuno mudugudu ni ngiye wise urumva numva bati bano basaza bakuze bano bakamanuka buvuze no bagomba kumbera bagiye nama bakamba bashaka ko nye ni ngiyoza ibintu bijyanye n'amasomo nyine. Abo barubanda bari barakubwiye se Umesesha ntabwo ubizige mu bayufu volunteers mwana. Mbo bizategwa. Mbo rero ndaru kubasuzugura afande kandi bari mukoze kwanyura ndikuza karaporo nasimbukira ku kagari. Bo ndashaka kukubaza akantu ko kunkinira akaduru. Akadiru nshaka gukinisha na akantu gatega cyane. Hari ibintu by'ubutakora bisobanukiwe. Ibintu by'ubutaka simbizi mushike wanjye sinduza hano ku murenge bano bashinzwe iby'ubutaka ba miturire na mushike wanjye ubone umba bizi neza manzi uko bigenda by'amasezerano k'ubutaka kangu kubita imirongo z'akazi rero ngiye kuguhikiraka kitari munsi ariko ndabwo ngihinga y'iminsi 3 oya nibijanye n'ikoranabuhanga aho ndimo neza. Iminsi 3 niyo naguha kaba wagikurikiranye uko bampaye igisubizo cyihutirwa. Ntakibazo ariko ubu rero nge tukiri aho ngaho nsubiye mu kazi. Yego bampanze muri Nyungwe ubu tugiye kurinda amahoro. Yego mwishanga turindira umutekano kugira ngo atagira abantu batugeraho. Bindimo karakomeye pe. Ese ngo zandeke nigira ngakinjira. Ndakubwiye ngo niba hari ikintu nagiyemo nshaka ikintu cyitwa igisirikare. Napadaje byose yateka imbata n'imikati n'amateke ako kadomo cyama mama ubusirikare yakiyemo mwe yabugiremo umugisha mama rakoza kadomo kuba wafu urabona urahita uduhaga nese ahubwo umaze gibu urukumva umusirikare wazanye umukera dakazi abandi wasanga babaga ibijumba bamuhaye n'amapeti mama afite amapeti yaraba nawe urabesha ahantu abagabanaga na general byose yarabimbwira aho waryamye kare usanga ugira ko tujana. Oya, nyine ajya kumanza nyine yabyorganiza neza. Niyo mpamvu yazivuze ati wewe ujya gusura mu ishuri umanza urangiza wa gatandatu. Aho kanze nkore ko adufite gufata no mucyo tugire gucyo kumva. Claudine. Umugabo se kandi wanyuze ka. Cyari 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 cyo no kirano hafira. Ariko si ubona umuntu w'umugabo. Ra murima. Ra mukicho mvuze ko agiye kugenda. Ra murima ngiye kongera kugurisha. Nimara kugurisha bampa amafaranga. Sije numara tubaga hano gusa. Umwana n'ubundi bikamweza kwa nyirakuru. Nindangiza ate nigendera. Ntabwo yanshakira he. Nta namwe yanshakira. Ngiye kugurisha mfata amafaranga niyambukira ngiye mu kindi gihugu. Ntabwo nabaye wa mbere ndimanganije. Iyo ngingo niyo. Ngo niyo ngiye kwigaho. Uje kureba akadogo ashakira umukiriya. Ahubwo se urambagwa ntabwo abizi neza ra. Bagwa mwihora ko musha muri ibintu. Oya, ahubwo kumubwira ko muri amafaranga yamusubije bagora byumva vuba.
kandi mubwira ko harimo n'agacupa no kuba amafaranga y'uko museneri barabyumva vuba wana ko nje ahubwo vuba. Okay. Bo ambira shamaze tuja kugira gukurikirana ubutumwa bw'akazi niyo muri za Sudan. Ajya twigwa turugucakara turugufata mu mifuka. Bindeye ubwoba pe. Kubwo igihe kigeze ndataha. Ubwo rero kamubwira jewe naguze urukureba karagahungu karuje ukundi. Kundi ahehunga afite gafite umushatse kugira uruhara wo bitane bari kajukumbe ni bari ka afite urunwa rumwe yego rumeze nk'urwanyira barajonga rurabanutse urundi rurazamuye ni nk'urw'ingu ndi kumureba tukareba agahungu kakayumbu ngo ni kajunguri osyo nakajunguru umurima mwana nosi gura muri kugugura uzi nanjye ndi nabimenye sinasinyo cyo genda wari no mu kazi ndarangije nkora ryakosa tuja dukora twibeshe sinamwishura imbere ya noteri none umuhungu aranzunguje aranzengereje reba igihe nawuguriye nawe wari uhari ntabwo nigeze nsoma mu maresi ngo menye ngo ni wowe ariko kugeza isaha ntabwo yari yampinduriza kandi se twaravuye muri kwemeranya ko ibintu mugiye kubihindura vuba urumva byaratinze anderega ni umuntu w'agaswayire karaho ngaho ni umuntu w'akantu kakareregaga ahubwo ntekerezaga n'imikurire azazikwiza nk'abayobozi sifande kuri byo muje kumvunga ko nari mbari muri kugugura kandi ko nabandenganye ndashaka ngo kubera ko ngiye urabona bari abana banje ni ingimbi yego n'abana ntibujuje imyaka ntibagize bate ndashaka gusaba ka service ko kugira ngo umere nkaho unsigariye mu cimbo mbese nkaho umere nkaho mbese reka tubyita nkaho uri umuzungura wanje no si ibyo bintu nobyanga ndakibazo rwose kuzungura ntabwo mubwangu uziyandikishe ku gipapuro oya ahubwo ugiye kuzamfatira bari abana banje kadomoro na rubanda ubashorere ubajane kwa Rwanda wa wundi ushinzwe noteri by'ubutaka noneho bahinduze igipapuro cy'ubutaka bandikeho nyirabutarura abazungura banje wandikeho bari abana ari we ubinkurikiranira nicara ashaka kugusaba yewe ndahari nzabikurikirana ahubwo Kadogo waramutse mwa komera wamumenye urijwi ryawe rero nararifashe ijwi ryawe nubwo wampamagara ndi kurya nahita nkumenya ijwi njyenyine ryiza kwisi amakuru meza bo ndakuzindukiye rero kandi ntabwo bisanzwe ndakuzindukiye ariko ibyanjye ni nk'inkuba ikubita nanura ibyanjye ni vuba hava ariho kwasamura dore nkuzaniye rero urareba murima nagushinya butare uje bundi ndikureba ukura uramuhana mwasiye iyo twasinye twanyweye n'inzoga nubwo yarangiye tunanirana amafaranga nagamusubije wayamusubije nagamusubije neza uko je nanga umuntu ungora niba wayamusubije niba yatwaye ibye ntaje uzakumbira ngo direct ukumpinduriza niba yatwaye ugenda ubundi ugurisha abandi cyangwa bwa nuko agize ute bamuhaye amafaranga aho wibutse kuja no kwa mudugudu uko birayi babikoraga neza fresh ni ugiye kumpa diru nje ngiye oya ngo bimbwire neza ibyo ni ibyo ni bikureba cyangwa se mbwire mbyihorera oya je kushakira abantu kankubwire rero niba unyinjije mu bintu nkaba nzi ko ngiye gusoma agacupa imirongo ngenderaho ubu amafaranga diru zanjye nta mafaranga nta byo gusaba mfite kuri izi bimbwire rero nta kibazo uwo murima rero nimara kubona nyabo tari kungora ngo nje kumuhinduriza ngo kandi ngo taturemo ngo hanga hakadomoro ngo harungwanda ngo nahe ngo ngire ngo byose ngo mbihindure yasabira kure ni ibintu bigoranye mbese n'ubuyobozi tibwamye ngo biragenda gute haje mba nifite gahunda nyinshi nagira ngagiraga n'ubwenge birangiye gutyo amafaranga sinyabara imwe na 200 ndayarundanya hamwe ndazirikiranya namwe ati nyirabutaro ngaya amafaranga yawe wamuhaye make kandi waramuhaye 1 na 800 byabe ntatansiyo jewe mba mubwire ayo wanduye amusubiza nta kibazo kurukunca mu ijambo ngo bimbwire ayo ngayo nayo nazikiranije aha andi namuhaye sheki nabwiye ni 300 yasigara uje kuyafata kuri konti ubwo niyo mpamvu nkubaje kuko nka twabagabo babituza uya defo yawe uvuga vuba ntutega nese wambwira ikintu ndakora noneho rero diru ziranga waje gushaka mu mwanya mufatanyaga mbagwe nyine ndabikora wewe ntago bindeba shaka umukiriya w'ubyibi ariko tuzangora nango byo guhinduza nge yamubona ejya bakirane ibyangombwa nge ibyibiki oya ibyo bakira byo tega amatwi ariko wambwira none umva umukiriya nshaka unateye
wenda nta muntu upfa kwisabira musigamo n'agatike nzandakoresha ndi gutiga none bijanye n'agatike hari amafaranga namusigayemo yego ngira ngo tuzayahinduza byumvikanaho ayo mafaranga yose rero yasigiye rubanda na kadomoro niwe bayafite amafaranga agamba kandi njewe ndagenda babwira yuko ngusizeho nk'umusigira kibasigire noneho nawe ntabwo waba uri gukora iki waba uri kurogamwa kugira ngo uje kunkorera serivisi nawe ngo ukorere ubusa ndabona mubwire nye ndabona n'akamoto kandware kangarure ko ngomba kubyirwa oya ngomba kugwana ikintu cyitwa umusuniko murakoze cyane sawa rero ubwo nuko nguko bihagaze ariko wenda nubwo wari uhagaze renda bikubwira ngiye kurongora uzandwere ngiye kurongora ngiye kurongora ugiye gusohoza uwahemwa wenda hano hantu ngiye kuhakora neza nzabikubwira no kuri telefone wenda nabyo birashoboka ko tutakongera kubonana vuba kuko nzaba ndi mu kazi ariko kunyohereza invitation no kuri WhatsApp nta kibazo murakoze sawa rero murakoze cyane Imana ibarinde nizere ko ibintu mbigushize mu maboko ntuzarire kuri nukuri kw'Imana sikumwe ngo mbibemo nk'umuzungura bizaterwa nuko uzitwara mu kibuga hari n'igihe nagusaba n'akandi ga service ndiyo ngiye nkagusaba kuri telefone nta kibazo niho mbwa ngo duhure umeze nkaho umbereye mu mwanya nta kibazo pe nuko mubwiye yego muyobozi kandi ibanga ni mu mutima okay amahoro namwe sawa data we utabasha cyane barikosh namukurikirana ibintu by'ubutaka tu azambwira neza nava kuri mission weho bikore gutyo urumva nurangiza icyo murakora murampamagara manuka nikayi nikaramu mwandikire abo mafaranga ngiye kugenda nyigukinire fresh imirongo mizima nyigukubita urukumva ibyanje rero abizi ibyawe uzisimamisha ibyanje ni kubitubanguranya ushatse watumuka kamera kora diri gusha nta kibazo ubwo waje kureba mbagwera waje kureba mbagwera ibintu byose tubishaka umuyobo mizima kandi mbagwera ntabwo ajya rimka agwe n'umugabo agenda mu kwita umuntu bagufaranga tukayarya none ntabwo kirongera kuduhenda ibihumbi 200 biduha nagumana iki bagiye byose afunze neza nigende nshikure wahungiza murabutiro yose kumva ko totetse umuci ko gwahungiza naho ngo ikwirwa napfundikira ikimwe uziko isigize kugira izi tofi kugira tuzibone twateze imodoka izi ni tofi n'urusafura rwose tumeze nk'abazungu none kintu wabonye iki nicyo baruzaga amasoti amasoti nyine nimugoroba turatega n'amasoti na mama yanyemereye ngo zane n'umugore ngo azafasha no kumutunga korera ibintu byose mwabipanze na dare nje ko mutangize kadamu wabonye ukuntu nagakaranze sinje nta mugore mwanganirijeho oya umugore wazuze ko kuzazana ntuza tuje nzamuze yavuze ko tuje yavuze kuzamuzana tuje ukuntu yazanye amabuno nimugoroba niho twari turi tuje yazanye amabuno akumira nakorwa neza kugira mama naza nikuko mbere tujya guteka kugira mama abo kaje umuceri ko ariko mujyane umuntu atagira n'umuntu uzana urabujanye akawubagera akoza amasahani vuba uko we niki kirusha kanze nyoze kujya tutakirisha kiriho imyanda nacyo cyose aho kadomo uri kuyumva gute mbwiza ukuri nje nikumva meze none mama ndamuherekeza njye namufashe hano ndamugeza ku muhanda agiye gute ruba nta kuntu tutazira myenda tukajya twabaye abafandeho akanya gatoya nawe akaba umusivira akanya gato si turi fotoza si turi fotoza nitugera ku muhanda turi fotoza yari tiko ya burugeri yasi yarayigurishije ndi yari tiko ya burugeri ndi kugera amaze ni haragera muri kashuguju iraparika hariya ku muhanda mama sajya muri kashuguju singeki ngoshaho hejuru ni sosi igiye gusha abo nanje rero ubundi kurangiza kugira
none mama uza akantu yavuze nibwo aravuze akantu karangiza avuga ati si mama numvise ari kuvuga ati ngo Jesu we nyine hari abantu bari kuvuga ati si mama isigaye zini icyongereza Jesu byanunguye Sagwa mbyaka twigisha inde bazo ugiye gutira tukavuga Jesu ntacyo tuzabonera turi kumwe na mama ahubwo nimba amakara gashizeho fata amasahane gutya enda fata gutya fata uretse ndikubona n'isosi igiye gusha ahubwo sinagira kamo oya nasizemo ubuzo amazi menshi no mama yagiye urukumva mama yagiye kuri ibintu bitatu urumva amazi azarusha nk'umujenerali akozemo gukina aho fata kama kanajya mfatike yabiringanije hanagura sange ko umunsi atagira ngo twatinze ntitwabikora vuba mama yaboneje n'urubyaro yanze kubyara uzi ko si yamuterese inde karuhije yaramutereza aravuga ati ngo jewe nawe nakurikiza ukadomora atari yabyibuha ariko rero mama yabaze neza karuhije wabonye ukuntu yarushe ari kumwondora karuhije yararushe mfashe amasahane ko yahanaguye neza amasahane oya amasahane ahubwo iyi shati yacu tugiye kuzashyira ku meza ndi kubona byahiye shonyarurushaho dukenye unafate ndabona nawe ufite wagira ngo ntabwo urabira noneho ureba uriya mukobwa ngo azanyaga wamenya ko hariho bino bintu bitukuye akakwanga wapi noneho sasa ubungubu iyo irahiye yesu we Baba uzika ni nko kuja mu ijuru udapfuye ako nawe uri kuvuga ko ibintu byo gutekana byinshi ariko wari uzi ko nabishobora wagira ibiryo warabyinnye amakaga arapfa ubusa Baramutse komera amagwe n'amahoro ako mwiruka unyashasha mu bantu bose komera cyane kadogo urakomeye ndakomeye cyane ihanyabone kadogo derife niko mazina gawe kadogo derife byose niyo wabikurikiranye nta kibazo ubwo nkuzaniye amakuru mazima makuru sikana ngiye kongera tunywe inzoga wowe buryo sikana iyi karyunguru yanzeruke mu gitondo umva wamurima yagushe nyirabutara arambwira ngo yaramusubije amafaranga inde karyunguri wamurima yagurishije nyirabutaruka umwe twanyweye n'inzoga se wabimenye rero ngo amafaranga byarapfuye ngo agira ati arayamusubiza none yavuze ati ngo nitwongere tugira gute tumushakira abakiriya kumve ko ahantu harimo akana kadogo nawe ari tuvuga ngo abona n'urwenya ntakira telefone umuhamagara nibwo ngo oya buretse ngo nuza akaryunguri ngo yaje wawe mu gitondo kumva saa 12 yanzindutse sibyo ati ya darife kadogo nabya byongeraho nyine ngo byuka araza arambwira ati surebe wa murima twaguze nagurishije nyirabutaro uramuzi kanje w'umuyobozi twanamwe subiza ndabizi ati none ibintu byahindutse kumva namusubije amafaranga ese yamusubije amafaranga nibyaza mu mudugudu ganye mudugudu mangomba kubijyamo ngakora ikintu bita gusinyura ibintu basinye utabizi ibyo bintu shanaje nimbiga bijye kubona waye muremure kadomo abona uri mu biki mu byukuri uri sibase impare uzo kuntu bigenze kadomo uri twatetse twabirira byose twabitunganye natetse akoma uramuceri guraryoshe abo kurura mu ruwa kuzana ubundi muceri nyine birafurika no urapakiza ushyiramo none kadomo ari kumubwira original gura muceri ni bete umbara no kadomo kumbwira ngo akumbuye na pate bigushashana rero reka hano bategeka bakubita impuzu yewe uri kubona ndagiye ntabwo abasirikare twemerewe kurya mu gisivire ndarya mu gisivire bigize twabitegeye uko twatetse ibiro bitandatu by'umuceri ma bitandatu kadomoro yavuze ngo ararya kuramo n'ikirarane murimo satani ibiro bitandatu ntari kugasipira mbesire ari twatetse n'agapaniye kino mubitekeye neza ariko mufite abashitsi oya nawe ikibazo cy'ibyo byo twe ntabwo bijya kubijya ibiro bitandatu ntabwo byatunaniye ahubwo nuko nawe wadushize muri nuza iyo tumenya kutaraza wenda cyo umuntu yakuyeho n'intusu ariko sireka nze nkubwire mu by'ukuri ko murabona umuceri ngo nuko nabaguriye umufuka muhangare muteka ibiro bitandatu ubu se muragurya kanga ahubwo kadomoro rero ashaka no kugotsa nuko namubujije ariko yarawufitiye ipfa kandi kadomoro muzansenyera namaze kubibana muzanse uri kunyumva
dore rero gahunda ya gwamurima ukuntu bigenze ndahubwo n'amasaha gancitse ndi kwihura uragubonye gura murima cyangwa nzubaka hariya muri umva nkubwira kurugutura mbagwe niwe nshinze gahunda ya gura murima niwe mugiye kuzagenda musobanurira ibintu byose kandi amafaranga azabaca ni muzamugore ntabwo agomba gukorera ubusa nese mufite imyaka z'ubukuru wowe mufite imyaka z'ubukuru nanjye bishingana uko gukenera ufite imyaka z'ubukuru ubu twakurikiranye biratoke byo kwa burukere ababyibye gukurikirana umurimo twabyatunaniye nese ndi kukubaza ufite imyaka ingahe ukabukura icyambere kari gukura mu bwonko icyambere ni mu myaka nuko imyaka 7 ngo ushinga idosiye y'umurima gwa miliyoni 9 usima uzagaruka ryari nzagaruka bampaye uruhusa ariko bitavuye bidakuyeho ko niba ramuka badakurikiranye gura murima ngo birangire bive mu nzira muhaye iminsi 3 nzawugira ngo tabe ikindi kibari kadomoro ahubwo si bo aho risa kwirirwa turabimenya sizi ibyo bitubwiye icyambere nuko twebwe twakwimwera ntacyo bitwaye nanjye niyo mpamvu misanza kugira gute kukureba ubwire rero ntabwo ubu twogenda nyine baretse ngubwire ndogire ito ntabwo ubu twogenda ahubwo wowe kuva kajyungura yaje kureba iwawe simbuka nawe umurebe nanjye arakaraporo mu biti hano ko ku kagari ahubwo mitiweli warayitanze njye nyitangaga mu bambere dore kwabe ngo mu bambere ngo nari mu bambere rero reka nuza akakaraporo ngashire karo kadokima ngashire mu ntuza muri envelope ngaho umunyonza kanjyanire ku kagari nongeye ngate gucya ngurebe njye uranyura oya uraje kwa karyungu wejya kwa karyungu mu ndegereze tumucuremo n'amafaranga ngo tugomba kumuca kugira ngo twe ko ejo butadoye 50 dushake baduhereze ibyitanu tumushake umuntu wamuhereza miliyoni 2 ku muntu bari bahaye miliyoni na 800 yarakomba kuduhemba uramenya dushaka miliyoni 2 natwe 200 tuzaye karyungu na duhemba atari ngore enda bo kado reka ngere asimbukiremwa simbuka wowe ute nimunagara buri gufata kamwe kwava amafaranga tuzakorera uri kuzenguruka mubi nababwiye ngo nje ndarya mu kigo kuko ibyo byacu biba biteguye uri kunyuma ahubwo irari fani nje nikubona y'abanyeshuri kutaza ariko ibyo uri kuvuga uri guhombwa n'ibiki amafaranga se mwagambonyeho muri kumva mwagamarira mu biryo mu by'ukuri reba nk'ubu nta myenda ugira reba imyenda wambaye uri umuntu w'umugabo wasohoza urarangije amafaranga yose ngo keretse ugiye urarya mu by'ukuri buriya ubu ndi gutekereza umwana koko simabaje ugapakira dayanso ariko uzi ko gura muceri buramba ngiye kugubitsa mbabwiye ngo mukurikirane mbagwe ni ugomba gukurikirana ibyugo murima ni uzawubahesha ni uzawubashira mu maboko nibyanga muzampa makuru mwavuganye umunsi se amuhaye iminsi 3 mwebwe nk'ubu muje kumaza uko biri bugende noneho ubwo wiho numara kugenda ukageraho tuzaguhamagara tukubwira ukuntu byari ahubwo arakandi kandi agakize none bara kugiyo bamenye ko wagiye kubaza batwiyenza gabokana dukubita none ubu wasigushira itangazo haramu kariti kubundi babakubitaga mwe mutabiyenjejeho ngo umuntu uzadukoraho ubuyobozi bwegejwe abaturage mu gihe umuntu akwiyenjejeho umuregera umunyasibo naranyamudugudu rase muraje muri karakasa ngo uko myambaye imyenda y'igihugu mwiyenze ku bandi bana ngo bigende gute nta soni nimwe mugomba no kumesha agaciro bakavuga batabana ba nyirabutarure n'ubwo nyirabutarure ari mu kazi ko kurwanira igihugu abana be bafite ikinyabupfura mu ikaritsiye none muzansebya mu ntesha agaciro icyo gisirikare cyo zasirikara hagana he mayi ushaka no kujya turajya umureta ariko ni byifuzo bya rubanda ibyanki nabyo byagera ariko nakanga koko amafaranga nabasigiye nanga nta bihumbi 800 basigiye waya maziki waguze imbada cyama bo mu rukumva yatayashya mu kwezi kumwe shaka domo rukazanzana hamapakigamo wa mukazana himikati mani shobora byose nkumva ngo mbagwe yagize inyota ari gukurikirana umurima gwanje ibyo bitaba nzabyuhuru neza ahubwo mama kuyindutse kuna televiziyo usize muru ibyo nzabikurikirana ngarutse hari umuntu arasha kuvumba kwa rufoni kuvumba iki ariko mwaje muramenya igihe murimo sabwo kuna ndege tuguriye ngo tuje twiwa turi gucunga indege mama we wakideye we Uganda ni amamuchikopa gumukindi gihugu. Kindi gihugu sikiye ko tugiye muri nyungwa tugiye mu kindi gihugu ntabwo ari mu Rwanda. Uganda ni ari muri nyungwa. Ngo narabyaye ariko naherekeje abantu. Ubona ndagukumbura. Kurikirana ibyo mu rugo. Bye rero kado bye.
ubone gucugiye none se ushanga nkugire gute nazikadomora zikagukiye kigugo amafaranga kunyesize munsi y'uburiri ariko mwabana mwe mufite satani ingana gute mu byukuri komaka nyine kora akantu ko kubona zone ba mugore nyine twavuganye ni mugoroba kibuke ariko inda yawe bawe utayishoboye ugiye kugereka undi mukobwa bizagenda bitakaje kintu horaga ndakubwira andi wari wabyeme ndabyemera siguje kujya kunyongerera ibibazo reba akadomora ukuntu umusere bigufarira kwenda gupfumura karevu nurangiza umugereka wa mukobwa muje muramwimibiryo ubu nzaba ndi mu nyungu arega kazi ndimo ntabwo kanyemera kujana abana ruba yabaye byashoboka uyu mwana wanje namujanye kuko urabenya ko uyu mwana wanje ari imfubyi ngufata rubanda mu jana basi umukozi nje kuki iri kuvara abana bawe kuki nje mbona ko wagira ukuntu arega urakuze wana kwibesha narongora nyine niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ukarongorera he kadomora ibyo dose yo kurongora kwe uzabikurikirana sawa bonjour rubanda bye wajamenya uko ushaka kugenda nawe ugasanga imodoka iranakwashira uko ugenda abana batabyishimiye adore ejo bundi mperutse kuja gusenga mu rusengero bamanura ngo wapfuye kadomo nzagukumbura shaho dore bino bitwi bya bimeze nk'ibibabi by'ibibonobono ayiwowe rubanda raho dore kadomoro yarasanase dore we dore ibyo bizuru bimeze nk'ikivuzuru c'imodoka shaho ko wanze karuhije reba shazi no misaya ze zimeze nk'izi ngurube misaya myiza mama we umva rero kambi kuri uzajuranyereza ibyo bintu bimeze nk'ibibazo bayi genda oge si wishimye bayi mama rero mwe kuba barasi kandi musigaranye ibiryo kandi kadomo ruziyiteho sinzasanga ufite ubwo burebure bumeze nk'iby'igihugu catsinzwe ahubwo igihe wabwiriye kadomo ngo yitonje ko utari wabimbwira weho urakuze ene nkamwe muri abo gusyamo ibiryo by'inkoko sawa bayi bone munsi bone joro y'urugendo rwiza egekaho neza muri ndahimutse aga makuru nisangahera uwo yavuno nyirabutare ndabwo arahaguruka bo ako si hamudakira amakuru gatanga kare ndabutare gatari yagenda muhe umurimo bwe ugiye kugurishwa shandagiye kumera bayi kandi tuza se wibesha ajura na ko nanjye ndi muri siporo avandi akwajura navuga koko nguro waje wundi jya mu gisirikare amapeti bite nako kunja amaze gwe ariko menya wakutsa yandisha ngo niko nari imyanya kanga nkakubanira yego natwe twazaba abasirikare asoni tuje muri tubona gucyo ngo yuko twabaye abasivile gusi jewe se ugiye ku butumwa uragiye ugiye gufata indege ugiye mu cyo je mu kazi shamwe kuzajya mugira amagambo nk'aya bagomboza umva rero nanjye ubu ngubu gucyo ubonye ndi muri iyi myitozo mu gitondo nta kindi ngamije ariko buriya wari ubizi ugamije siki ngamije kuja mu gisirikare cyangwa mu polisi izi myifatira ibi byenda bashwanyaguje buriya wasirikara hagana ibi bigaragaza umwana wababaye none kamanze nkwereka umwitozo ukuntu nzabiyereka none usaze uziyereka kubana funga kamaye ibyo ngibyo ntabwo ubu ngubu aka kanya bikenewe kuko nje nta kintu nakumarira uri kunyumva neza bisaba kugira gute kwa purayinga niwumva amatangazo bayashizeho nawe uzagenda uje kugikora ariko ikintu nakubwira cyo bisaba kugira ngo ufite imyifatire myiza utambaye ibyo bishwanyagure icyo ni ikintu nzi kandebe oya masati ngira kandebe nyine mu mutwe wawe ngira ka ordinaire ziko abyibagiwe mu cyejo ndakubwiye ngo jewe bundi ufite urwo rusatsi rumeze nk'amahurunguru gutyo nje n'abakoroneri kuko ibintu byo kugenda ninjoro hajomera abantu ndabizi
None uzihitiramo n'amape. Waza nkabace mu maguru umenye nigiyo nakuciriyemo. Ibyo se uzaba uri kubikora hehe n'indi uzaba ubikeneye? Ku rugamba njyewe narasa n'umuntu mu mutwe nkamurasa. Se ni ngombwa ngo uje mu gisirikare ugiye ku rugamba? Ni ihame, ni itegeko. Riga narumvise ngo ku rugamba bakuraga y'amafaranga. Ngo bagoga miliyoni ukaza ukagura isambu. Aho taroro bungu babana bawusize utabakije. Ashaka kwe. Umuntu uziga abana b'ingwaje. Wabonye urinyoka dukoze. Angiza ngaradukunda abaduzi y'imifuka y'imice. Ashaka gende cyambira kumura cyarabura. Ubu wavuze ngo ugiye kurongora none wo mugorora muzana. Sabyanye. Tinda kubyiye ngo twishakira imibereho ngo nyoko no musirikare. Mfite imizi ngo nk'ingurube ngamazuru ni nk'ibiri birindikire ngo by'imodoka. So ndo munje ngo mama nakunda gakunda. So ubwo nyine bankunda gakumbona imodoka cya ingurube. Ukajyo nosi. Suru kureba nje nzashaka na divorce niba itanabahaga nje nzaja kuyahurira nigende ahubwo si bakandi gatekere ibi biryo bishobora kuba biki ahubwo reka duteke ibindi yo uteke ibindi tufareka gufata kwa Pakistan ufate kuyo tubura Ibi ngibi ubijamo kubera akazi no kugira ngo nihagira n'ikindi kibazo cyaba ube wamenera igihugu amaraso nico Naje kwanga amafaranga ibinwa wabize tuyibinwa wabyereje ibipira wabishwanyuye kurugamba abantu bose mugira namagambo make ukamena amaraso kandi ngo bisaba kubura umuntu umusoro uzamenya guheka yamunda karashiniko uko ngukuri urakoze imyitozo nyikomeza saho ngaho uri kwitwariza wahabonera igisirikare gusa nyine bisaba kugira ngo ukore siporo zisanzwe zo mu giturage gukora tize nyine ukabyitoza ku buryo bazajya bakubwira batigira gutya ukabikora gutya uzabishobora ubundi yewe nukuba nkatayici gutya wabibonye ngo ngiye kugenda mu musirikari wabibonye gutya afande ibyaro ntabwo byamabuye ntabwo bibagaye uko nakuye ubundi njyewe ibyo nibyo bintu nari naravukiye iyo izo nzifite oya ibyo nakubwira byo komeza ujye ukora agasiporo kugira ngo bazagukoreshe siporo bishobore ubundi bwo uje ugira nyine umere nk'umuntu wateruye urukumva ubundi winanure ubundi ugenda ugira gutya ku buryo bazagukenera cyangwa se we ugiye bagasanga warananutse byahataye wabibonye sawa rero mbega imyitozo igiye kuba imyitozo noneho igisirikare imyitozo iraba imyitozo na kaburamahanga yakamurari yakamurari wasaze nyine wasaze imyitozo aba imyitozo nyine umva wasaze ungiye kuba koroneri ibi byose ni ako zaka yitonda ziramubeshi ndabuje kujya muri akina kunzuye na nubu wayigarutseho yanje ni mwitozo ejo bundi ndaje kundegera kambira ibibazo byawe banza shira ku mabege hari nyine shira mawe hari icyo wabukoze kose ikintu kizamesha amapeti yose usuzuguye mu ndugudu w'agace oya ariko subiza hari nawe uri kuza uko ngende kubona kuzenguruka hano amabuye wayatera inzu rukuyikubita imigari ndi wore buri mubi were ko wakitonda kanzu kuvugana nanjye mwa were kuza nyine wakitonda kanzu kuvugana nanjye kuzi dossier wowe hari kari yo kugufunga wakitonda oya njyewe ubona nanjye ko mwese hano ko ndi kubona ukwizengurukaho bakabavivura abafande kandi ibyo bikuye afande Nyirabutarure njyewe arabimbwiye inde ambwa turi umugabo sha Nyirabutarure se kandi ari azamutse gucyoragiye hano si ubuze turi umugabo yari yambaye se kandi yambaye imyenda y'igitsirikare ngubwira yambivuye ngo imbe akoza kayo akandura kamurari urakumukurikira mugende nawe kuba mutosha umva simba ngubaze Nyirabutarure anyuze hano yambaye afite n'ibintu byose afite n'imbunda
niwe umpaye amategeko yose ukuntu igisirikare ngomba kucyitwaramo. Ni urasura gukatira hariya. Ni uriya. Undi Urufite n'ibika. ari kuranga ngo Cyangwa urakoze mu. Iruka datega moto. Ushaka buretse. Reka kunkura mu mavuta. Ewe we. Ego. Ekamurari. 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 Halo sa. Nkatishiriza itike mani. Nyabutaru. Nkatishiriza itike. Ngiye kurira kamoto wambabariye tukagerana mu kigo. Ngakubwira ibintu bibaye. Waburetse ngakubwira ko. Ndayaguha mpageze. Nyine waburetse ngakubwira ibintu bibaye. Bakasi yasangahe? Okay. Sawa, nanjye kwanyashwanya gusa. Umva ngubwira ibintu bibaye. Ako winhereza urumva ngiye kwatisha ityangi dapfu. Ndi wangiza mu bintu byawe ngo mbigucungire. None se niba nabigushizemo nagusagarariye. Umuntu wanje ambaye amakuru ambwira ko Kajunguri gwa murima gwawe agiye kugugurisha. Nukuri kw'Imana Karyunguri wa murima gwawe agiye kugugurisha. Nari narabahiye ko nzapfa ntacaha nkoza ariko Karyunguri ngiye kumurasa.